kubaho kwawe kudasanzwe reka kubane nawe. Ndasaba umwuka wera ngamuyobore, maze ubwo agiye guhanura mu ijambo ryawe ntaba ari wabari wowe. Presence yawe mubeho mwami, umwuka w'imbaraga n'ubutsinzi amugote. Twamaganye ijwi ryose rya kirogoya rya mugota impande turarisenye mu izina rya Yesu. Reka ubwo agiye kuvuga bwirijwe nawe natwe twasamye tugiye kwakira. Urakoze muri iminota agiye gukoresha mwami kwayikora kandi byose bikagenda neza. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Dushimiye Imana yatubashije kugera ahantu, kandi dushimiye na mushumba wadutumiye. Nshimiye Imana ku bwanyu, mudahari nta kintu twavuga. Mumere Imana icyubahiro. Amazina yanjye nitwa Namugabo umwe Adrien, uzwi ku izina rya Mutokambari. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana 5. Maze amezi 8 hano i Kigali, naje mvuye Musanze. Turambure Bibiliya zacu kubazizanye dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cyaho cya 4 umurongo wa 7 kugeza 10. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cyaho cya 4 umurongo wa 7 kugeza 10. Haranditswe ngo babata hagati barababaza bati n'imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo. Nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turukwazwa iyo twagire neza umuntu waruremaye kandi turukwazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Isirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagara imbere yanyu ari muzima. Amen. Impamvu y'iryo zina rya Mutokambari, ntago ndi umukongomani, naramenya Yesu nari kure nk'urumogi muri mujyi wa Kigali, naradefirije nakore narayinyweye. Imana impaye agakiza 2 babonye mayibo bikijijwe bahita banyita mvuye kure, barishyira mu Giswahili ni Mutokambari. Tugiye kuvuga imbaraga 5 zisunika abera mu rugendo bakabasha guhamya izina rya Yesu. Imbaraga 5 ni nyinshi ariko ndavuga 5. Iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyanditswe n'uwitwa Luka. Uyu Luka ari muri 4 banditse ubutumwa bwiza, ko bwanditswe na Matayo, Mariko, Luka na Yohana, kandi buri wese afite abo yandikiye. Witwaga Matayo yakoraga kuri duwani, ari umuyuda yitwa Lewi. Yesu amuhamagaye amuhindurira izina mwita Matayo, isobanura impano y'Imana. Yandikira Abaroma agaragaza Yesu nk'ikimasa kimwe gihinga, umukozi, umugaragu. Uwitwa Luka wari umugiriki, ntiyigeze abana na Yesu. Yanditse akurikije uburyo yasabanye n'intumwa ze n'uburyo yaziyoboye. Yandikira n'uwitwa Tofira wari guverineri w'intara y'Ubugiriki, agaragaza Yesu nk'umuntu. Uwitwa Yohana, izina risona ngo Imana yangiriye ubuntu, wayitegereje Yesu amubona nk'ikizu, amubona nk'Imana igira imbabazi. We mu kwandika ntiyarobanuye, yandikiye isi yose, andika avuga ngo cyakora bamwemeye bose, indaya, ibisambo, abasinzi, abasambanyi, ingegera,
imihirimbiri biza izina rye yabahinduriye izina. Romodiakini kumena amatasi NPK ifumbire mvaruganda ngo ari kubundi ngura umugore ati ufite abana bangaye 5 wa gatatu iramurinze abandi sira bihoreye vuga ubugi murinze bani musenge ngo cyane ngo mbonye imbe bidasanzwe ngo ica mu itorero ryanyu yari yambaye amasogisi nimbe bidasanzwe mu buhe buvuke ngo bwoko bwanjye gukarame ngo ari cyo nkoze iki kivuga izina ibyo se ndutabihanura. Hari umuntu utahaguruka muri terana vatini mwumva ati yego hari ikimana ikoze ninde utabivuga kandi tukikiza ngo yego gore ngo nawe urahanuye icyo kintu ikoze ni iki iratwambika iratugaburira iratwica ni iki ikintu kitagira izina igihe twahereye dusenga kugeza nimugoroba iki sibyo kuko tugenda mu Kigali ngo vuga ngo he harimo ibiki hake mukunda ijambo tutubwizanye ukuri ubwoko bwanjye ngo karema ngo ari cyo nkoze kivuge ni iki. Hari umukirisitu nubwo hava amayibo abantu hepfo agaragara mu muhanda yava atari ikimana ikoze tukikiriza gutyo ariko se ni iki kinini utabivuga bafite ngo nzayimana ngo bahaguruke atere haleluya harya ari nzakuvuna nzakwereka nzabonana nawe. Hari afite nzakugirira neza hari n'abafite nzabonana nawe niba kubwira ngo tera haleluya ngo ufite reba nzaho hagurukiye ariyo wakuye minda ni nzakuvuna wasambaniye mu biro ni nzakwereka uraroga ni nzagukura menye. Ariko kukimwanga ukuri mugakunda ibintu by'ikigari baragasa umwuka wera. Impamvu shitani ntagwanya indimi ntagwanya guhanura ntagwanya kwerekwa agwanya imbuto kandi Yesu nizavuze ngo muzabamenyera kuki ku mbuto zabo. Uravuga indimi uritera hejuru ati he uri muntu ki uri iki wo uri guhenera abantu uri muntu ki. Wagira umwuka nakubwira ko wambaye ubusa wagira umwuka nakubwira kujya gusambana ariko tubwizanye tuzabazwa uko twahanuye tuzabazwa uko twabwirije. Baragaza umwuka wera izi sinigwa nzivugaho cyane zivuzeho nazivuga amasaha 2 nkahera mu itangiriro mbere nambere ubugimana y'imisi isi yari itagira ishusho umwijima ari muhengeri kandi umwuka w'Imana agendaga hejuru y'amazi. Uyu mwuka niwe abanye na Yosefu asobanura inzozi aba premier ministre cyo turusha abandi turira he no mu gutwi nubwo turira hano ariko turira na he no mu gutwi. Haleluya umuntu uzi ko aririye mu gutwi haleluya. Icyo turusha abandi turira na he no mu gutwi. Kagubwite nkuvanya inyamasheke za Bushenge nkuzanye Kigali ukabura riririye mu gutwi kandi rigasohora cyeka kuvana igishamvu cyahinda kiyonza kazamuka kibeho rutiti ruramba pindura bweyeye Nyakabuye Gikunda mvura Bugarama site Mashesha nzaha Gashonga cyo kuzana mu mujyi kuko aririye mu gutwi. Jambo dukeneye abaririmbyi abakirisitu bafite iki ijambo muri bo. Hari impamvu birambwiye ngo nabiki ijambo rya mu mutima wanjye kugira ngo ndagucumuraho. Mpamvu abantu bahora bagwagwana nta jambo ribiri muri bo
abenshi twababonye muri covid kajya uhura n'umuririmbyi yasinze akabwira dirije ati kunciye mu maso iyo ni fantanwe nta jambo riri muri wowe unciye mu maso ko ntari kukumenya ari dirija we. hari umurokore wanyweye inzoga muri covid, hari umurokore wanyweye inzoga kubera kutazimenyera arasinda, yajya agenda akabona ibiti biri kuzengunuka, yareba imbere ye hose akabona haringaniye, abaravuze ati byahanuwe yuko imisozi izika. Hajam imbaraga za gatatu ni imbaraga z'amasezerano. Tugomba kugira amasezerano. Hamwe turira mu guto atandatu, nyina amuhisha 3 ashika 9, ananiwe gura muhisha mu harakata kabashye munamyi agasigumba n'ubushishi kari gafite indiba isona ngo itekano watangije umurimo ni nawe uzawusoza. Kakagira umutamari usona ngo amubwisho bw'Imana isumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose. Kakagira umuzanguruko usona ngo uko imisozi gose i Yerusalemu, ni kuwiteka gose abaririmbyi, ni kuwiteka gose abahanuzi, ni kuwiteka gose abavuga butumwa uhere none ukageza iteka ryose. Imisozi ari yitwa Tabora, Gerizim, Gesimani, Erayon, Siyoni, Moria n'uwitwa Nebo. Iyo so nshaka kuvugaho. Uyu Mose umugaragu w'Imana hari cyatumye Imana imukura mu mubiri kugira ngo atagera i Kanani. Icyambere yari umugwaneza ashobora kugera i Kanani, hari amahanga agomba kwahindura. Imana avati imbabazi ze ndazizi, hari amoko 600 harimo abahiva abahebusi n'ibiki. Uyu mugabo n'abasigaye kandi Mose yaganiraga n'Imana bakajya inama. Imana yabona bagumye ati ngiye kubica Mose atari ko Mana bazajya ngo wananiwe kubageza i Kanani abantu n'abanzi bacu. Imana iti ibyo uvuze nibyo. Imana iti nzimuweze imuweze so ukubita ku gitare gusa imuweze aho ndazizi gusigaye. Icya kabiri cyatumye atagerayo bari kugira ngo nibagera i Kanani batazamusenga. Ntabwo bakibona Imana, babonaga Mose. N'igihe inkuba zamanukaga baramubwiye ngo ujye ugenda uvugane n'Imana yawe urahigwa. Imana itereka amagurutse umusirikare Joshua wari ufite inyenyeri ahangahe 3 kapiteni. Uyu nguni uzahindura yaranitoje. Ibintu byo gukora hano rimwe arabizi, ayo mahanga azayarangiza. Yesu arabayobora. Uzanye ibintu byo gupfuna mu nzira, Yesu akamukubita agafuni bati n'abandi murebereho vuba nagira urongera gupfuna tugende. Atarorora agafuni tugende. Barufungishe telekomanda arebaho gusa rwacenguka, arebaho ubundi shitani mu muhipeti ngo yarakinzi wanje no yegekaho ukinga n'umwe ntihagira ukingura, yakingura ntihagira ukinga. Kandi Imana igukingura urugi rw'umugisha ntagira usigaho. Irurandana n'amapata ikarukoma ibitugu ikarujyana, hatazagira umuntu uca inyuma akegekaho. Igukingura urugi rw'umugisha ntirusigaho. Irurandana n'amapata ikarukoma ibitugu ikarujyana, hatazagira umuntu uca inyuma akegekaho. Abo kwegekaho barizana batugambanira. Ibirujyanye hese hari aho ibigiye gukinga, yikinguye hari aho ijya gukinga, yikenyuruje hari aho ijya gukenyeza. Haleluya! Kasubiremo. Ikingura urugi rw'umugisha irukoma ibitugu ikarujyana ikajya gukinga ahandi. Iyi gukenyuruje hari ahandi ijya kugira uti gukenyeza. Ni kwikora. Amen.
gusenga aho bitugeje ndahazi ndashoje muhaguruka dusenge. hari uwaje atubwiriza ejo bundi ndafashwa atubwira igifi. iriya fi ubundi Yona risobanura inuma, ise yitwaga Mitayi risobanura umunyakuri, inyangamugayo. uyu Yona ni wa mwana w'umupfakazi w'Isarefati watoraguraga udukwe, wabwiye Eliya ngo nshigaje agafu ndi busonga, njye n'uyu mwana wanjye Yona tukakajya tukipfira. iyi fi yamumize n'inyamaswa mbere ku isi, parene pimaga toni 150, metero 30, umuntu upima metero 1.5, igenda yasamye n'imitumbiramire, tone enye z'ibiryo ku munsi. iryinyo rimwe ripima metero, umutima ibiro 600, ururimi tone 3. iyo bayibazi ivamo toni 30 z'amavuta, ikavamo ifumbire, amagufa yabakuramo parufe. izindi fi zitera amagi, irabyara ikonsa nk'umuntu, ni inyamabere, ikajyanwa n'inzovu 24. muyobozi ngwino usengera abantu, ndafashijwe. Haleluya! dusabira imbaraga. reka dusenge mu izina rya Yesu. ariko murumva ibi bintu bitanu: imbaraga z'iki? z'umwuka wera. imbaraga z'iki cya kabiri? z'ijambo. icya gatatu z'amasezerano. icya kane z'ubuhamya. icya gatanu z'amasengesho. Imana ibiduhe, Imana ibiduhe mu izina rya Yesu. Mana, turi imbere yawe, turashima izina ryawe, kurivuga bitubeshejeho. Mwami Yesu, kuko uvuga gusa byaduhaye imbaraga hejuru y'izindi mbaraga. abakuvuga bose bararinzwe, barakomeye, kandi ntitwicuza kukuvuga. Mwami, twakiriye imbaraga ziva mu mbaraga z'umwuka wera, twakiriye imbaraga ziva mu ijambo, twakiriye imbaraga ziva mu masezerano, twakiriye imbaraga ziva mu buhamya, twakiriye imbaraga ziva mu masengesho. reka uyu munsi Mwami, iri jambo rigira imbaraga, rigira ububasha, risenye ibihome by'umwanzi, risenye imbaraga z'umwanzi, risenye mu izina rya Yesu. abana bawe reka utunezeze Mwami, abana bawe reka uturemere ubuhamya. hari abantu baje bababaye, hari abantu barushe, barwanirire, batabare. imbaraga zawe zikomeye Mwami, reka zikore ibikomeye. tatanya ababisha bacu, tatanya imbaraga ziturwanya, tanga umugisha ku bana bawe. reka Mwami uyu munsi umve gusenga kwabo, reka umve kwinginga kwabo mu izina rya Yesu. reka umwuka wera akora ibikomeye muri bo mu izina rya Kristo Yesu. ijambo ryawe rihindure, ijambo ryawe reme, ijambo ryawe ribesheho, ijambo ryawe ryongere rizure imitima yacu yasaga n'iyari isinziriye. umwuka w'Imana akora ibitangaza hagati muri twe Mwami, kandi uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. uyu munsi bimenyekane ko ari wowe ubeshaho. uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mwami. uyu munsi nibigaragare mu ngo zacu, uyu munsi nibigaragare, abarozi nibatatane, imbaraga z'umwijima nizitsindwe, ibitero byatugabwagaho nibitatane mu izina rya Yesu. kiza abarwayi, kiza abarwayi, kiza buri muntu wese wari urwaye, kiza buri muntu wese umeze nabi, kiza. ndumva hari imbaraga yo gukiza imanukiye muri iri teraniro, hari imbaraga yo gukiza imanukiye hagati muri twebwe. akira gukira mu izina rya Yesu, akira kugubwa neza mu izina rya Yesu. muri iri teraniro akira imbaraga. mu izina rya Yesu watsinze Satani, uyu munsi hari umugisha w'Imana. tuzabe ibihumbi turamye umukiza, tuzamuririmbira twese. uri Imana ikira, nuka muri
ndamu